matayo ibice 7 umurongo wa 24 kugeza kuri 28. Angirize muri Isaya ibice 28 16 kugeza kuri 18. Matayo ibice 7 24 kugeza kuri 28. Ibice 7 umurongo wa 24 kugeza kuri 28. Ego. Haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yaje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu tiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yaje tayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, abantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Amen. Isaya ibice 28 umurongo wa 16 kugeza kuri 18. Ni mirongo 2 gusa. Isaya ibice 28 umurongo wa 16 kugeza kuri 18. Isaya ibice 28 umurongo wa 16 kugeza kuri 18. Ibice 28 avuga ngo nico gituma 28 kuri kangahe? 16 kugeza kuri 18. 16 kugeza kuri 18. Haravuga ngo nico gitumye umwami Imana ivuga iti, dore ndashira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka y'igiciro cyinshi, rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho, kandi imanza zitabera nizo nzagira umugozi ugera, no gukiranuka zakugira timazi. Amahindu azatsemba ibinyoma muhungiramo, amahindu azatsemba ibinyoma muhungiramo, kandi amazi azasendera mu bwihisho, maze isezerano mwasezeranye n'urupfu rizapfa, kandi ubumwe mufitanye n'ikuzimu ntibuzahama, ahubwo ibyago n'ibisandara bigahitanya igihugu ahubwo ibyago n'ibisandara bigahitanya igihugu uzabakandagirira hasi. Dukomeze. Rekeraho. Dushima Imana kuko twabivuze ejo yuko kumva ari amateka dutewe kuganira imbere y'abera b'Imana batuye isi, kumva ari amateka bikurikiranye n'akahise kacu. Twongeye gushima Imana. yego. Ejo twavuze yuko twatanze ubuhamya igice kimwe, none turatanga ubundi igice. Ntituza gutwara umwanya muremure nko twatwaye ejo, ariko ubuhamya bwa none numva bundemerereye cyane mu magambo nza kuvuga yuko bwaremereye ubwirwa bwacu. Ejo hari abantu tumenyeranye bangejejeho ubutumwa bavuga ngo nabwirije neza, ngo ariko ikibazo ngo nuko nza mvuga ngo amagambo ngo ateye isoni, ngo y'ubusambanyi n'ibindi. Reka mbabwire yuko ibyo nza kuvuga none bishatse kuremera kuruta ibyo ngibyo. Ikigoye ndabizi, bambwiraga ngo se ngo ntazi ko afite abakazana n'abakwe ndabafite mugabo, ariko ikigoye igiteye isoni ni ukuba muri ibyo
ariko kubivamo ntabwo biteye isoni ni no kugira ngo n'abandi babivemo Imana iguhe umugisha. ntaratizwa naturaga nterwa n'amagambo ubwoba n'amagambo abiri hari igihe twinjiraga mu ikanisa bakavuga ngo ese ngo ni bande ngo bahuye n'agakiza bakiri Imana nk'umukiza wabo umutima ugahita undega ukanemeza yuko iyo ntambwe ntarayigeraho Yego. bakavuga ngo ninde Yesu yaza none ashobora kujana nawe iyo nkumva ari nk'icumu bateye ubuzima bwanje rero nabona abandi bantu barengeje amaboko kumva ndabyifuje umuntu yatanga ubuhamya bw'agakiza iwe nkumva ndabyifujije nicyo gituma iyo duhamya twumva tutabifitiye isoni turi abanyamurenge turakuze kubyaha turabizi ariko rero kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro hari ikindi kintu nza numva ko nta nyuma yanje hahari Yego. numva naraciye ikiraro asubirayo kuko nta kibi ntakoze nibyo nababwiye nta kibi na kimwe ntakoze uretse uburozi kuroga gusa rero reka mbanze nshime nanone nari nibagiwe gushimira abantu bamfashije banse nicyo gituma mbahatira nza numva mu byo musengera abantu batarakizwa nanje uwo mutwaro ndawubwira bavuze yuko gukizwa n'agakiza yuko n'abari mu byaha ntibashatse kubigumamo Yego ni ukuri. igomba gusenga Imana igaca imigozi irusha imitima yabo ndashimira umubyeyi papa Ananiya Ndagawa Imana yacuye yatwaye igihe kirekire cyane arira imbere y'Imana uburyo bamubwiye amakuru yari akiri ruguru yuko nakijijwe umubwiye wese yangaga kwemera ageze kuri Goma nari ntuye mushingiye intahe kubera kwishima ahita arira imbere yanje ari ikintu yifuzaga cyane ndamushimiye mu masengesho yansengeye hamwe n'umukecuru we ubihari ndashimira umudamu wanje yari umuntu kubera ubwo buzima bw'igipagani no gutwaza igitugu yari umuntu nakinyije cyane ashoboraga kuvuga ijambo nariko utinye rwose n'abana iterabwoba ryinshi wazaga wasinze abana bagambwira mu byumba akagweza ibyo azi kutabirya wariye waruri umuntu utinye rwose ariko habagaho wicura ukabona yaruze nkarasenga yinjiye mu mbaraga nkarasiga icyumba amaraso ya Kristo noneho wagutinya yatura agatinya akaba ari we wuhaye utinya ukaza wegura uburengeti ukazumurangiza gusa ukumva wabaye muto ukumva wamutinye agasubira hejuru yawe intimba zose z'ubupagani no kuyangana no kudusengera turamushimiye nasobanukiwe ikintu kimwe nuko umuntu uriho umugambi w'Imana ishaka gukoresha Satani igira uburyo bwose kugira ngo imwice ataragera kuri wa mugambi itabashe kumwisha nanone imuteza intambara nyinshi nizo zampfu nababwiye nanyuzemo nasize gusa akantu kamwe hari igihe Satani yigeze kunteza umwuka w'ubwoba bw'urupfu agahita ambwira ngiye kuryama ko iryo joro mpfa nta mpamvu yo gukinga n'iselire ngo bamene umuryango cyane cyane ndi ko kuri hoteli kiwi ryama udakinze sindwaye sindi muzima uwo mwuka nkawemerera nkumva nyine ndapfa ndavuga ati simvuna abantu nkarara ndakinze hari igihe
satani yigeze kunteza umwuka w'urupfu kanzaho naba nicaye nko muri biro kumva nzi umwuka ugahera pe ngahaguruka ngakubita hirya no hino ngakingura amadirisha haba hari nkamwirukana kumva ngiye gupfa pepe naturaga ngahita mpunga nkaja kantu nkihisha ngaryama cyangwa ngahamagara nk'umugore tukicara tukaganira mundi mwanya iyo myuka igatambuka naratewe n'imyuka y'ikirere iyo nuriraga indege narizi ngo nigwamo kurya indege itiba sinabishoboraga yatiba ngatibana nayo naturaga njya gufata indege nkabanza nkirega ariko umunsi nakiriye agakiza ibyo ngibyo byarangiye umunsi Imana ishimwe. Tugaruke ku gice cy'ubuhamya navuze natanga none navuze yuko ako gakiza kankuye ku byaha bigaragara ibyaha byo gusambanyi by'ubusinzi byo kurenganya kubesha ibyo byaha byarije birangirana n'icyo gihe nari muri prison nakiriye agakiza simvuze ngo ibigeragezo ntibyagarukaga Yego. ariko noneho bukeye Imana isa n'inihoreye biragenda ngo bigere igihe nk'imyaka yagera ku 13 Imana ininjiza mu kandi gakiza ariko ngiye guhamya no naturaga mu butayu abakristo bazaca mu butayu nanje nabuciyemo icyo gihe nari kukimaye ariko ikintu bita burizima gusenya gucishwa bugufi sinarinzi icyo ari cyo rero byatondetse ndi Bukavu icyo gihe nari ministre provincial Yego. nagiye kuhaje narakijijwe Imana yarambaye isezerano ndigiranye imyaka igera kuri 7 ngo buce ndagenda ageze yuko ari ibintu byari byaratinze cyane ishimira uwo murimo Imana idiza amaboko nkora neza cyane mbana niyegereza abantu basenga dukorana turasenga turema ibicaniro mu murimo mu kazi ndetse tugira n'amashami no mu yandi madiviziyo twakoreshaga Yego. nuko ndangije dukorera itorero mba n'umuvuga ubutumwa nagenda Bujumbura nkavuga ubutumwa nagenda Bupfira nagiye kwivuza muri Kenya kumva ndabimuteye ndabikunze kandi akaba Imana itugirira neza ikadukoresha turakora imirimo mu mirimo Imana idutiza amaboko dukora neza turemerwa ikintu satani tutaza tumenya nuko ari umuriganya muri kurya gukora neza noneho satani araturiganya atuzamuramo ikintu cy'ubwibone mu mirimo nkora neza mu rusengero ndi umuvugabutumwa Imana iradukoresha yuko ubu nafite n'amafaranga ushigikira umurimo w'Imana ibyo bintu byose bigenda bizamura ubwibone muri jewe ukeye baravuga ngo bahindure guverinoma ni byariko biterwa n'abadepite babwira guverineri ngo nahindure guverineri mwigende muhitemo jewe nta kibazo mfite na guverinoma yacu muhitemo abagomba kuvamo twari 10 bagenda bahitamo 8 dusigara turi 2 Yego. muri abo 2 nibura wacu yari afite abadepite bashobora kumuvuga urabizi ngo twebwe nta depite n'umwe twari dufite Imana idutera amateka birantangaza cyane kumva abadepite bokora liste y'abavaho
bagakura umuntu kw'icumi ngasigara ndishima mererwa neza nshima Imana mu itorero yego bukeye ngo baje guhindura guverinoma abarinje ubaho wa mbere bintunguye ndababara cyane ndababara birambabaza kabisa nzimuza Imana nereka imirimo nayikoreye mu itorero bose nagiye nabaye umukozi wa leta ariko kandi mba umukozi wayo nibutse Imana ibintu byinshi nibutse ukuntu nirinze kuko mva Kinshasa nasubiyeyo nsanga abo bagore bose twabanaga baraho benshi muri bo ntibarakizwa banirukaho hafi icyo kimwe na Joseph ukazunga ariko n'imbaraga z'Imana zabiduteraga yego ibyo bintu byose ngenda mbyibutsa Imana kuki wakoze ibimana uhangura ibingibi mu maso mu kureba kwacu bukeya ndababara ngera kure cyane ndarira imbere y'Imana ngira amezi abiri nyuma y'amezi abiri numva ijwi rimbwira ngo ni jewe wabikoze kandi icyo nabikoreye ni ukugira ngo ngucishe bugufi yego tondeka noneho gushaka guca bugufi icyo bita mu gifaransa brismo hari indirimbo zivuga ngo bagazarimba kera ngo mena mbumba nkoresha umwuka wera w'Imana manuka sinari nzi ko Imana iyo yakeneye mu nzizi mumena kugira ngo yongere imubumbe ibone kumukoresha ayo mateka sinari nazi noneho maze kubibona ntondeka kwiga uko gucishwa bugufi icyo ari cyo mu internet njahe ibintu nsomye byose by'amateka y'ababiciyemo nkumva nijewe baye bavuga nuko ngendera muri ibyo ngira ngo icyo kirahagije cyo kundakariza imirimo ndagenda yuko imirimo yari ishize nsubira i Kinshasa ngeze i Kinshasa aba ariho gutondeka kumeneka gutondeka nari ngize imyaka igera kuri 6 Kinshasa ndi mu bacu twararemye igitaramo mwongere Kinshasa bimera ukundi kuntu babantu nasanze twari inshuti twamwanaga twasangiraga hama haba impinduka ku mpamvu zimwe zidafatika banigizayo ndibura mburaho nja none kubera kutamenya nzondeka kuzimura ngatongana n'abantu nkabazimuza abandi nkabagamba naho gasimenye ko Imana ihaye inkubitisha abo ngabo kandi nta kintu kibabaza nko kwigizwayo n'umuntu wari inshuti simenye ngo Imana ibakoreye ari Imana ihaye ibikora simbona ukuboko kw'Imana njewe nkareba abantu yego biragenda mu buzima bisanzwe mbura inshuti takara ku musozi njenyine kuniko mpayendirira Imana mbaza uko byagenze ariko urwango rwinshi kuri babantu banigishe naho simenye ko ari Imana yabihanga yego biragenda bigera twagiraga tugira igitaramo Kinshasa nagiye ndumwe mu bayobozi ngo ngaruke haba kwigizwayo ukuntu n'amasengesho nabura nari umuvugabutumwa nari umuyobozi yego ngasubira rero nkikorera abantu biragenda bigera ahantu byagiye bizamuka gahoro gahoro bigera ahantu utujwi dutondeka guhibitira murabizi giriya yagiye yaragarutse bari mu kuvuga nabo ngo yinjiye mu cyama ibintu byo twita uburozi
umunsi nkurusha ayo makuru nza nibuka nararyamye ndarira ku isima amasozi akazatemba bwira Imana si noneho iri ni ryo ucisha bugufi iri ngo rirenze kandi niko tuhaye kwangura ibi ngibi reka rero uganikorera abantu ibyo bitera mukagenda rimwe ku kwezi ngo nduwe mbivamo tayemenya ikiri inyuma y'ibyo byose ariko Imana narayemeye mu bintu bya pedagogi by'uburezi Imana gushaka ikoresha ibintu narayemeye mu buhanga bwayo yego ni ukuri ibyo kabisa mbihagazeho ni umuhanga mu bintu byo kwigisha iyo yashatse kuguhindura yego kandi umugambi wayo ifite ayikuroza nubwo warira nubwo wagira gute itarakugeza aho hantu nushaka ihangane ubaze Imana icyo ishaka mererwa nabi bene ibi ngibi ibyo baza bitareje kwigizwayo gutabwa yego numva ari ikigeragezo kirenze ibindi bigeragezo ntibyagarukiraho mu busanzwe nanjye ngira amarangamutima akunda bene wacu cyane izabiro bikarenga ngakunda n'aba bita bakazuru bose murabyumva ibyo bishatse kuvuga yego yego ikintu cy'ishaka cy'uwawe cyo kwagarirwa cy'ubwoko ni cyinshi muri cyo ngo buce imana buriya ikwigisha kugeza ku rugero ishaka yego yego kandi ikoresha ibyo udashaka nimba uri umwibonyi iguheza bagusuzugura nimba uri umwirasi iguhereza abakwirataho yego sinzi ibintu Imana izikora bimeze gutyo ukuntu kugeza ikugejeje ku rugero ishaka iryo shaka ryanje ryinshi abanzi baranzi n'abazi iminsi nakoze i Bukavu ibyo nakoze mu Minembwe barabizi ukihaza uyu mwuka wateye mu bwoko bwacu wo gutukana umunsi umwe mbona bakubiseho urwandiko uwo munsi twari ko dutongana n'umuntu ku bintu by'ishaka muri ziriya ntambara za ruguru dutongana n'umuntu ndi nagarirwa nyine ubwoko bwacu mu mwanya ati dore tuzi ikintu banditse bavuga ngo nawe ngo uri mu bantu bagambanira ubwoko none si ngaho nibo wabivuga yambaye ariko mbere bakaba barambwiye ngo hari ikintu ugiye guhura nacyo kizokomeretsa umutima wawe ibyo bintu kirasura kibi kibomba gikomeye kigiye gusumba bya bindi byamvuzweho no kwigizwayo sinababwira ndababara agije nari umuntu bene urya bataza batunga urutoki nanjye kuvogera sinavogera umuntu bivuga menshi ariko sinshake untunga urutoki iyo numva n'akayamvuze nakurira imodoka nkagenda mushaka twashika tugatongana nimba bibaye ngombwa ngo turwane tukarwana noneho gabigera ahantu kabene ibyo bintu bakuvuze ku isi yose y'abanyamurenge ariko kandi noneho ninde utonganya ni muri birya by'amatracte yego izina rya sinye si ryo nyiraryo rekaga umugabo akubiti ndibura ndatakara naho Imana ifite umugambi wo gusenya bwa bwibone bwose bwo gusenya kwa kwizamura igakoresha ibintu bikuremereye cyane Imana mu kudusenya kugira ngo yongere twubake ikoresha ijambo ryayo yego
wayinanira igakoresha ibihe, ukuri. wayinanira ikongera ikazamura dega. Abubatsi azaba bakoresha, iyo bubaka bakoresha marto, ibuye ryakomera cyane bagakoresha icyo bita marto piki. Yego. Imana nayo igenda izamuraho, iragenda izamura ngo ndwe numva birenze uko nakumva. Yego. Biramenyekana iyo bakubise tracte n'isi yose bisoma, bamwe bakumva ko ari ibinyoma, abandi bakabifata ngo ari ukuri. Kugera ahantu ejo bundi mu myaka yashize, dupfusha umwana twari turwajije Kinshasa muri umuna wacu. Nyinshi byabaye, bukeye umurambo wiwurabura, kandi n'umwana nahaye ibihe byanje byose kumurwaza. Ngo nibonere bukeye muza babujije umurambo wose ni kanaka. Sinababwira. Yego. Iyo Imana yashatse kugucisha bugufi, ntabwo wayiva mu maboko. Ayaye nokuri. Ushatse cya bugufi. Kandi ni byiza kwicisha bugufi aho kurinda ngo ucishwe bugufi. Yego. Yego. Ibyo bintu biraremera ukuntu usigara ugira n'isoni, ikinyoma kikabukuri, abandi bakabifata ngukuri. Yego. Noneho Imana iza gushiraho umutemeri w'ibyo bintu byose kwifungwa ry'ejo bundi. Navuye i Bukavu, subiye mu mirimo i Kinshasa, ngiye gukora ubukwe bw'umwana muri Amerika. Ari inzira y'ubusamo ntoye, ngo ngere kuri Goma, Imana inyuza mu rukumbi. Yego. Nisanga muri prison. Aho hantu hahurira n'ibintu biremereye cyane. Bahurira n'ibintu biremereye rwose. Nari umukozi wabo bamfunze. Noneho baremereza ikibazo ukuntu abantu bose bampunga. Nuko noneho ibyo bintu ngira ikibazo n'abakozi badufunze. Muracaye munumva? Yego. Komeza ndakwekereza. Rero narivuze ngo nzakubwira ikibazo muri bya bindi mbaye mvuga byo gucishwa bugufi. Yego. Abakozi bamfunze bampindukira intare. Nanone ngasura nkagira ikibazo cy'abantu turi kumwe. Abafungwa turi kumwe barandemerera, barantoteza, mbanza kondeka nirwana. Taratahura ko rya shuri ryo gucishwa bugufi rikomeye. Yego. Kagira intambara hanze, kagira intambara indani. Imana iraceceka. Kugeza ntahuye yuko ari ishuri ryo gucishwa bugufi. Yego. Kondeka nca bugufi. Noneho bazana ibintu byo gutongana, bazira ibi bintu by'uko dusa nk'abahungu. Ibintu bitondeka bigenda bimanuka. Intambara hanze mu bakozi zigenda zigabanuka, mu bo duturanye zigenda zigabanuka. Uburyo nagiye kuvamo ari nje
jewe usigaye ugabura ibiryo by'abantu bose bakwemeye nawe ubundi barakunenaga abantu bamwe bagatinya guhagarara nawe ngo batabizira Imana ishimwe twagira ijambo ry'Imana akabigiye babanza kundenga abo bantenze n'abantu bakirijwe muri prison ibintu byo gucisha sinababwira byo gucishwa bugufu kundu kuvuga ngo utengwe n'umuntu wemereye muri prison ubwo mwatonganye tuzosa kuvuga ijambo ry'Imana tuzosa guterana nabo amarira menshi cyane ariko nza gutaburamwo ibintu nka bitatu yego kandi naje gusanga aribyo byabaye muri prison nagaza ndemererwa n'ikintu n'icyo umuntu yamvuze ngube muri prison bambwira amakuru uzi burya gufunzwe dore ibyo barwavuga ataramaze arafungwa n'ibikisiwe nzibo ibyo bintu nkumva ari nk'uwayume n'amazi kwibara sibibe bikigira icyo bimbwira ku buryo n'umugore yatangaye se ko bitagira icyo bikubwira ati namenye abantu yego ni ukuri hari ikindi kintu nanone abandi twabanaga nk'abakozi bafunzwe bagazabahiza umushahara wabo abadafite umushahara bagasurwa bakabazanira ibyo bari njyewe umushahara barawukata gusurwa sinsurwe ngatungwa n'abandi barya baye bagutuka baye bagutoteza nibo musange kugira ngo Imana kugira ngo inigishe guca bugufi nje munsi y'amaboko yabo kuko iyo nza kuba nari nifite sinacaga bugufi kuri urwo rugero yego Imana zikora ibintu nicyo gituma icyaha cy'ubwibone n'icyaha kibi cyane Imana izivuga ngo irakirwanya iresista kubaho rwe yego yarandeziste mu buryo bwose nuko noneho biragenda uko mbanuka uko nca bugufi ibintu bigenda bihinduka Imana yanigishe nari umuntu watinyaga iby'ubuzima nagira imirimo nkumva mfite ubwoba yuko izashira yego ntaba nifitiho murumva uko bimeze nyine amaze ngo Imana imara ifunga inzira zose zo kwibeshaho nta vizite nta mushahara ngatungwa n'abantu bakakugaburira mwamara kumenyerana bakamufungura bavuga ati noneho ndapfuye bandi bakaza mukamenyerana bwaca bakamufungura iby'ikiroga byinshi bavuga ati noneho nabirarangiye ubwo twari tumaze kumenyerana n'uyu none nawe aragiye ibyo bintu nkaba narasomye ngifungwa ijambo riri muri Isaya 51 ngira ngo ku 10 rivuga ngo wewe uri mu mbohe ntuzapfa ngo kandi Imana izaciye imigozi ngo kandi ntuzobura n'icuri yego iyo jambo ndihagarara ngo mare kubona ibintu Imana yakoze n'ukuntu yantungishije igikona maze muri prizi Imana inigisha kwiringira Imana muri z'ubuzima yego numva noharira Imana iby'ubuzima bwanje ibyo bintu biba ari umutwaro umvuyeho kandi yari imitwaro indemerere ntangica abantu bamvuga yego no gutinya iby'ubuzima ubundi agakiza hari icyo kagomba kudukizayo kuko hari abantu benshi bavunitse ngo abantu babavuzeho ibintu hari abantu baremererewe n'iby'ubuzima nta naco bakwimarira nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimwiganyire yego muri ubwo bubabare bwose bwa prison Imana inkura iyo mitwaro Imana ishimwe numva ndaruhutse numva nguwe neza numva naharira Imana iby'ubuzima bwanje bw'ejo numva ibyo umuntu avuze ndafite gucumura ku Mana ibyo nabi agaciro gato
ariko ibyo bintu byaje biremereye cyane mu buryo iyo experience ndimo mbabwira ubu ndimo ndategura bivuze ku make ndategura kwandika igitabo hejuru yo gucishwa bugufi. yego biremereye kuruta uko nabibabwira yuko amagambo yanje ndumva ari make. ariko umuntu waciye muri iyo nzira yumva icyo nshaka kuvuga. rero tuje kurangiza twasomye amagambo y'Imana. ni ijambo ry'inyubako rivuga yuko umunyabwenge yubatse inzu yiwe tare imvura iragwa. ni amagambo mumenyereye cyane. ariko mbere yaho havuga hejuru yo kuvuga ngo abavuga ngo mwami bazinjira mu bwami bw'Imana. yego ni ukuri. ngira ngo ayo magambo abanziriza yari agomba kugira icyo adukebura kuri aya magambo tumaze gusoma. kuko intego y'umukristo, intego yacu ni ukwinjira mu bwami bw'Imana. ariko mu gihe Imana ivuze ngo sabavuga ngo ni mwami ni nakijije abarwayi, ayo magambo tumaze gusoma twari tugomba kuyakurikira. ijambo ry'inyubako Imana yari ikoresheje ari uko izi yuko ari bwo buzima bwacu bwa buri munsi. umuntu wese ni umwubatsi. kubaka amazu, kubaka imiryango, kubaka imirimo, kubaka imyuga. ibintu by'ubwubatsi ni ibintu tuzi, kandi umuntu azashaka ngo icyo yubatse kibe cyiza gikomere. nimba ari umuryango ukomere, ugire ubumwe, ugire ibyishimo. nimba ari inzu ikomere, nimba ari imirimo ikomere kandi kure. uko niko tubigenza. mbese umuntu wese ni umwubatsi. nicyo gituma byadufasha kubasha kumva aya magambo tugiye kurangiriza. aya magambo ntabwo abwirwa abapagani. ni abakristo Imana yashatse kuyibwira. abavuga ngo umwami. cya kabiri, inyubako turimo tuvuga mu rurimi rwacu ruza ruba urukene cyane mu buryo nta tandukaniro. mu gifaransa byandika bâtir. le nom sage ya bâtir sa maison. bâtir ni igikorwa kidakorwa umunsi umwe. un bâtiment ni ikintu kinini gigantesque utakubaka umunsi umwe. kubaka iby'ubuzima ubu busanzwe nabyo ntitubikora. ni ibintu by'ubuzima bwose bwa hano ku isi. ariko ibyo twubaka byose hano ku isi ni ibintu bisenyuka tukiriho cyangwa nyuma yayo. ariko hari indi nyubako tugiye kuvuga, inyubako iyo idashobora gusenyuka. twaba tukiriho nanone nyuma yo kubaho, iyo nyubako ye irakomeza. ni inyubako y'umuntu w'indani wo mu mutima. ni ukuri. muri ziriya nyubako z'ubuzima busanzwe, igifasha umuntu si ibyo yize. igifasha umuntu n'ibyo akora. abantu b'imyuga, abaganga, abubatsi, abamekanisiye, abamenisiye, baza babanza bakiga. ariko ntawe uzuba umubazi, ntawe uzuba umumekanisiye atashize ibyo yize mu bikorwa. ni ngombwa ntiwufata intebe ngo ugende ngo aho babaza ngo uze wicara urebe uko baba babaza, ugira imyaka 2 ngo numara uve ngo warabimenye. ugomba kwiga ugahabwa impamyabushobozi bwacyo ugashyira mu bikorwa birya wize. nicyo gituma nanone mu ijambo ry'Imana tugomba kugira intuze, tugomba gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. nibwo bavuze ngo umunyabwenge uvugwa wubatse inzu ku rutare ni umuntu wumva ijambo ryanje akarishyira mu bikorwa.
yego mu nyubako turimo tuvuga mm aho bigorera nuko turi inyubako kandi muri iyo nyubako turi n'abubatsi naho biza bigorera rero bicanga n'abantu uri inyubako y'Imana ariko kandi muri iyo nyubako uri umwubatsi yego yego no aho hantu harimo kugabura imirimo icyo bita division du travail yego wowe ushinzwe umugore ashinzwe umugabo ashinzwe umwana ashinzwe iyo udakoze icyo ushinzwe uba wabyishe ariko kandi iyo ukoze icyo udashinzwe naho uba wabyishe yego muri iyo nyubako y'umuntu w'indani hari ibyo dushinzwe ariko kandi hari n'ibyo tudashobora gukora yego inyubako yose isa ikeneye urufatiro urufatiro rwashizweho ni Yesu Kristo yego ngo twubake kuri urwo rufatiro ukuri ariko icyo twubakana isima amabuye na biriya byose byubaka kuri urwo rufatiro rwashizweho ni ijambo ry'Imana amen niryo riduheza plan tutarisoma gusa turishira mu korwa niryo riduheza plan yo kubaka kuri ruriya rutare yego yego abubatsi baragabuye hari aba engineer aba architect bize ibyo kubaka ubutaka uko bumeze musenyi ahantu hacuramye babifite impamyabushobozi abo ngabo bazabagira plan yego noneho bagaheza iyo plan yabo abamaso akaba ari bo bubakira kuri irya plan yego yego nta maso wakora plan kuko ntiyabyigiye naho twebwe mu igaburwa ry'imirimo tuza tugenda gukora ibyo tutigiye twavuze yuko urufatiro rurahari yego ni Yesu Kristo plan ni ijambo ry'Imana nicyo gituma rero nk'abakristo dusabwe kubaka ku rufatiro ari Yesu Kristo umunsi twamwakiriye amen amen ariko kandi icyo twubakisha ni ijambo ry'Imana kurishira mu bikorwa iyo niyo plan y'ubuzima dufite hano ku isi n'ubuzima buzaza yego nanone umwubatsi kugira ngo arebe ko yubaka neza azakoresha icyo bita niveau ibuye ryasumbya ndi itafari ryasumbya ndi agashiraho niveau akareba ngo bitunganye yego iyo niveau ni umwuka wera asante nta mwubatsi uzawubaka adafite niveau oya urufatiro Imana yarushizeho ni Yesu Kristo y'ubuzima bwawe ni ijambo ry'Imana kurishira mu bikorwa Imana ishimwe uko ibyo dushize mu bikorwa tuza turuha tukababyo umubaji iyo agumye kubaza aba umubaji nyine kubera yuko akaza asezegara agenda ukabona ari umubaji yego umuganga nawe azagenda ukabona ari umuganga kubera kubikora abantu bazatwara imodoka uzuru ukagira ama reflex ukuntu ukiye wiga imodoka ukuguru iyo gushize kuri frein uza wibagirwa kugarura kuri accelerateur wakora kuri accelerateur ukeneye guhagarika ugiye kugonga ukuguru kukagora kugarura kuri frein ariko iyo bikoze iminsi iyo bishize mu bikorwa hazaza nk'ibintu by'amareflex ugasigara ubigira mu isegonda ugiye kugonga kera ukabukoze kuri frein yego no kuri kurya ni ukubikora igituma tugonga iminsi yose ni ukudashira ijambo ry'Imana mu bikorwa yego
ijambo ryanje mu bikorwa. yego yego naho umupfapfa Mm, nawe n'umuntu wubatse ku musenyi, ni abantu bumva ijambo ry'Imana ntibarishyire mu bikorwa. mm, bavandimwe, nagiraga ngo aya magambo Imana iyagazure mu mutima wacu. asante Kuriya mu buzima busanzwe tuza dushira ibintu mu bikorwa kugira ngo twiduse nabyo twitwe byo imishinga yacu yose. Mm, Ni nako no mu ijambo ry'Imana tugomba kuyishyira mu bikorwa. mm, Satani wariganije Eva, azariganya ubwenge bwacu tukumva bisanzwe kudashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. ukuri ni ukuri Ariko Imana yabwiye bambe Samuel yabwiye Sawuli, aravuga ngo kuki utubasha Imana, ngo kubaha kuruta ibitambo, yego ni ukuri ngo kandi kutubaha Imana kumeze nko gushikisha no kuroga. Ariko twebwe twumva kudashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, twumva ari ibintu bisanzwe. Bibiliya ntibigereranya n'uburozi kimwe no gushikisha. yego Kandi kidufasha kuba abakristo bakuze ni igihe watondetse gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Urutare ntabwo ruba hafi, ruba kure cyane. Kugira ngo ugere ku rutare bwire fondation, inyubako yose ibiyo bibamwe no gusambuka. Ibyuma byubaka ni nabyo bisambuka. yego Kandi baza bakoresha bashiraho bakubita isima, iyi itafari ryarenze bazarikubitaho rigacika bakubakisha. Cyatugoye ni ukutemera gusambuka kugira ngo mbese Imana idusenye. Nari ndangije kubabwira intambara nahuye nayo, narwanye nayo, ndwana n'Imana kugira ngo ibashe kunsenya, isenye imiterere yanjye. Naho niho bitugora. Iyo dushaka gusenyuka twemera ijambo ry'Imana ngo ridusenye, yego turishyira mu bikorwa. Iyo tutaryemereye, Imana ikoresha ibihe, kandi ibyo bihe biza bigora cyane. Ndabivuga mu magambo iyo bukene, ariko uko bingana kugeza aho ndatekereza kwandika igitabo, murumva uko biremereye. yego ni ukuri Nagiraga ngo bavandimwe twataramanye, guhera uyu munsi wiyigishe gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Uko niko kuba umunyabwenge. Wiyigishe kwimba ijambo ry'Imana, urisome, urisubiremo, umanuke, wike, ukore meditation kugeza wumvishije wageze ku rutare. yego Nigeze gutangazwa n'umuvandimwe Bizimana wa Muhebera, Musanze, Kigali. Nagiye muri mission undi minisitiri Bukavu, n'umuntu wahawe umugisha gusoma Bibiliya cyane. Yari amaze kumenya ko nakijijwe, nawe arabyishimira, aza kundeba arambwira ati, se uzi Icyongereza? Arambwira ati, muri Kongo tukitaho ubuke ntacu nzi. Arambwira ati, uzacike. Arambwira ngo yasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Daniel, Meshake, Shendrake, ngo bari basore b'Abayuda ngo biga ururimi rw'Uruheburayo. yego Arambwira ngo urwo ni ururimi rwa administration. Yasomye iyo jambo ahita asobanukirwa ko nawe agomba kwiga ururimi rwa administration, Icyongereza hariya mu kadomo. Araciyigisha, arakimenya. Mwumve guhuza ijambo ry'Imana kubera gusoma ijambo ry'Imana rikamusobanurira ibyo akora mu buzima busanzwe. yego ni ukuri Tunanirwa gukora ijambo ry'Imana uko ritubwira, akabaho dusengera iby'ijambo ry'Imana ryaduhaye ibisubizo. Tugatwara ibihe dusenga, kandi twoshize ijambo ry'Imana mu bikorwa, ibintu bikagenda tudasenze. yego yego Nk'ubutunzi ku rugero, imigisha.
imana yarangije kubitanga iravuga ngo tanga igice cya 10 utange ni uhabwa yego ibyo ntibisabye gusenga bisabye gutanga icya 10 utiba bisabye no gufasha abakene yego ahasigaye utegereze imana izakora bite abapagani bazi iryo tegeko babishyira mu bikorwa kandi bakagasanira nta kuntu wagira amahoro uri umuntu ucikunda udashoboye gukunda abandi bantu ngo ubagirire neza yego ntiwagira amahoro nicyo gituma ijambo ry'imana guhirwa kose kuva mu rukundo ngo icyo udashaka ko bagukorera ntugikorere mugenzi wawe yego ni ukuri amasaha yacu ararangiye bavuze birebire ariko reka twuse tubabwira ngo twiyigishe twitoze gushyira ijambo ry'imana mu bikorwa yego Daniel na Meshaki na Shadraka ntabwo bageze hariya mu muriro batarabanje kwimenyereza gushyira ijambo ry'imana mu bikorwa bivugwa ko bahisemo